ugihura n'uyu mukobwa bwa mbere ushatse wahita umureka cyangwa se ugahita unamwanga, aho kugira ngo uzaba bari mu mutima. Rero njye uyu munsi naje kukugira izi nama cyangwa se nkubuza gukundana n'umukobwa ufite iyi mico tugiye kubarondorera ahangaha. Ariko ndagushishikariza wowe utarakanda subscribe kuyikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro. Rimwe na rimwe hari umuntu agiye mu rukundo cyangwa se ashaka kugwinjiramo ko yareba ibibazo biba mu rukundo ugasanga ahisemo kuruvamo. Rimwe na rimwe ugasanga n'igihe arugiyemo akababara, ariko hari ibintu bimwe na bimwe agiye yirengagiza kuri uwo mukobwa agiye gukundana nawe. Uyu munsi ngiye kukwereka ibintu bikwereka umukobwa utagomba kwegera cyangwa se kuvugisha kugira ngo utazibabariza umutima mu rukundo. Umukobwa wa mbere ni umukobwa wumva ko wamwitaho ariko we ntakwiteho, usanga nyine wakurura yishyira. Rimwe na rimwe umukobwa igihe umubonye ujye umureka kuko uwo mukobwa nta terambere yazakugezaho. Ni wowe wa wundi uba usanga avuga uti sheri igisuko cyashaje, inzara zashaje, nkeneye make-up, mbese ugasanga ibintu byinshi ari kumva ko wabimukorera, ariko we ugasanga no kukubwira ngo I love you biramugoye. Rimwe na rimwe ugasanga nyine ibikorwa byiwe ntibinagushimisha, ariko ugasanga arabikora ariko agira ngo wowe uhaze irari rye cyangwa se uhaze ibyifuzo bye, ariko we ntagire icyakumarira. Uyu mukobwa rero ushatse wamureka kuko ushobora kuzarira mu rukundo, kuko ushobora no gusanga wowe umukunda ariko atagukunda, ahubwo wagira ngo agire icyagukuraho, akubwira ko agukunda bitewe n'ibyo agukuraho. Rimwe na rimwe rero hari n'abantu benshi bavuga uti ngo amafaranga niyo urukundo. Rimwe na rimwe urukundo rwa nyarwo ni urukundo rutagendeye ku mafaranga. Rekeraho wowe mukobwa wumva ko umusore utagwaye amafaranga ari mubi. Oya, ni mwiza ahubwo uwo nguwo. Umukobwa wa kabiri ukwiye kwirinda gukundana nawe ni umukobwa udakunze kuguha umwanya igihe muganira. Rimwe na rimwe ugasanga nyine n'igihe muganira ari kukuganiza akubwira amagambo make, ariko igihe ari kuganira n'abandi ugasanga ewani inkuru yazibaza. Rimwe na rimwe ushaka no kumubaza uti ishu kubera iki se ngewe udakunze kunganiza nk'uko uganiza bariya, atavuga uti ngo nuko nkubaha. Rero umuntu utabasha kuguha umwanya ngo muganire ku by'urukundo, muganire muterana imitoma, muganira buri kimwe cyose ku buzima bwanyu, wowe ntabwo agukunda. Ushatse wanamureka kuko aho kugira ngo wabarize umutima wamureka, ikitabuze mu murima ni amakoma. Umukobwa wa gatatu ukwiye kwirinda gukundana nawe ni umukobwa uguhisha ibintu bigiye bitandukanye, kandi bimwe na bimwe ugasanga ni n'ingenzi mu rukundo rwanyu. Rero ugasanga umuntu afite amabanga nk'ay'igihugu. Rimwe na rimwe umukobwa ujya umureka. Rimwe na rimwe mushaka gukundana, umubajije ikintu agahita akubwira uti ngo ntago nabikubwira, ngo ibi ngibi ngo ni ibisanzwe, ngo ni bya famiye, ngo ntago nabikwinjizamo. Rimwe na rimwe ugasanga nyine n'ahantu yarari sini mu byerekeranye na famiye, wenda yagiye ahantu ntiyakubwiye. Rimwe na rimwe ibikorwa yakoze biri kugutungura, ariko uramubajije atangiye mbese n'izindi bita ngo kwiraza inyanza. Rero uwo mukobwa ushatse wamureka kuko umuntu uguhisha rimwe na rimwe ashobora no kuba atagukunda, ariko we yarabiguhisha akubwira ko atagukunda, ahubwo agira ngo arebe uko we witwara cyangwa se agire inyungu runaka agukuraho. Uwo mukobwa ushatse wamureka kuko akubwira ngo wababarize umutima wamwihorera. Umukobwa wa kane ukwiye kwirinda gukundana nawe ni umukobwa uba wumva ko nta makosa agira. Uwo mukobwa ujya umureka kuko umuntu utumva amakosa yiwe, cyangwa se umuntu wumva ko we ari intungane kurusha abandi, cyangwa se igihe yakoze ikosa kumva ko nyine ikosa atarikoze ahubwo akaba yanarikugerekaho. Uwo mukobwa mureke. Ushaka ngo ukundanye nawe, rimwe na rimwe ugasanga nyine agiye akora amakosa, rimwe na rimwe ntayishyizeho, rimwe na rimwe ugasanga nyine ibikorwa yagiye akora rimwe na rimwe ari kubyihunza avuga uti usinge, kugira ngo atabasha guhanwa cyangwa se kugira ngo atabasha no kuba yabona igihe cyo kwikosora. Kuko ushobora no gusanga yakoze mu makosa ko wamukosora ukumva nyine ntayo kubyemera ari kubihakana, ariko igihe umuntu yemeye ikosa yakoze, uwo nguwo ushatse mwakundana cyangwa se
ubu ngubu mwakwiyunga. Ariko igihe usanga ari wa muntu uba wumva ko nta makosa agira kandi ari we munyamakosa wa mbere, ushatse wamureka. Umukobwa wa gatanu ukwiye kwirinda gukundana nawe ni umukobwa utubaha Imana. Kubaha Imana mvuga ni ukuhe? Wa muntu uba usanga amagambo yose mu kanwa ayasohora, wa muntu uba usanga ari wa wundi unywa inzoga, wa muntu uba ukora ibikorwa mbese bishobora gutuma cyangwa se ibikorwa bidahesheje Imana icyubahiro, uwo mukobwa ujye umureka. Umuntu wese wubaha Imana aba afite urukundo muri we, ariko igihe atubaha Imana ugasanga ibikorwa akora ni ibikorwa bitayihesheje agaciro, ushatse wajugunya uwo mukobwa ukabireka. Ushobora gukundana nawe ukangirika pe, rimwe na rimwe ugahita ujya mu mubare w'aba bantu biyahura ku mwaka bazize urukundo. Umukobwa wa gatandatu ukwiye kwirinda gukundana nawe ni umukobwa unywa inzoga, rimwe na rimwe ugasanga yasinze bikabije, ugasanga ni wa muntu wasinze akinyarira, ugasanga ni wa muntu wakoze ibikorwa bitangaje igihe yari yanyweye ku nzoga. Rimwe na rimwe ugasanga n'amagambo yagiye avuga yanyweye izo nzoga ateye isoni ndetse n'ikimwaro, ugasanga imyambaro ye iteye isoni ndetse n'ikimwaro, ugasanga uburyo ke yari ari kubyina muri ako kabari ahantu yanywereye biteye iseseme, navuga ko biteye iseseme, mbese biteye agahinda. Uwo mukobwa ushatse wamurekaho kugira ngo ukundane nawe, ujye utahurandase ngo ni sheri wawe, wamureka. Umukobwa wa karindwi ukwiye kwirinda gukundana nawe ni umukobwa ukunda kubeshya. Rimwe na rimwe muravuganye uti shunge tuze guhura iki gihe, ugasanga umukobwa yahise yindura gahunda ngo mu rugo ngo banze ko mva mu rugo, ngo nagwaye, ngo byagenze ute, kandi yigiriye ahandi cyangwa se ntashaka kuza guhura nawe. Ubu ngubu ushatse wamurika, kuko umuntu uba utangiye kukubeshya rimwe na rimwe, simvuze ngo agiye kubeshya rimwe ntukamukunde, ubwo ari gusanga umuntu yarabigize nk'akazi, ahubwo ugasanga kubeshya atabikoze ntiyanahumeka ahubwo. Rero uwo muntu ushatse wamurikaho kugira ngo wibabarize umutima uvuga uti ngo uyu muntu arankunda, wabireka. Umuntu ukubeshya rimwe na rimwe ushobora no kuba wibeshya ngo aragukunda kandi atagukunda, ahubwo akubeshya, ushatse waba umuretse igihe ubona yagize kubeshya akabiya, mbese ugasanga cyangwa se igihe ubona kubeshya yarabigize nk'akazi, ushatse wamureka. Umukobwa wa munani ukwiye kwirinda gukundana nawe ni umukobwa ufite inshuti mbi. Za nshuti usanga umukobwa agendana n'inshuti, izo nshuti muri karitsiye bagenda bazivuga wenda ngo zikora ubwo buraya, izo nshuti zifite ibikorwa bigiye bitandukanye bishobora kuba bitabahesheje agaciro. Umukobwa ushatse wamureka igihe wamuciye kuri izo nshuti akaba yaranze kurekana nazo. Rero umuntu ugendana nazo igihe banari ashaka no kuba ari kugendana nazo wenda atakora n'ubwo buraya, rimwe na rimwe ugasanga abahise bose bahise babashyira mu gatebo kamwe, akavuga uti zirana indaya. Rero uwo mukobwa ushatse wamurikaho kugira ngo ukundane nawe igihe ubona yinangiye kuri izo nshuti ze, kandi izo nshuti ze wowe ubona ari inshuti mbi, wamureka. Umukobwa wa kenda ukwiye kwirinda gukundana nawe ni umukobwa uvuga ibyo abonye byose, rimwe na rimwe ugasanga amagambo avuze ntiyatekerejeho, ugasanga buri kimwe cyose nyine akivuza atatekereje. Rimwe na rimwe umubwiye nabi wenda umukebura, ahubwo we agahita yumva ko umubwiye nabi ewana, agahita agusomera akakubwira amagambo ameze nko gusoma Bibiliya kuva mu tangiriro kugeza mu byahishuwe. Uwo mukobwa wamurikaho kugira ngo wibabarize umutima, cyangwa se kugira ngo utakaze igihe cyawe ngo gukundana nawe, wamureka. Umukobwa wa cumi rero wa nyuma ni umukobwa ukunda gutendeka. Uwo mukobwa ntukamukunde. Rimwe na rimwe hari igihe usanga umukobwa atendeka, ugasanga afite abasore nka 7-5 atendeka. Impamvu usanga anabatendekaho gusanga avuga uti Eric nanyanga nzasanga Eliya nanyanga nzasanga Enoki nanyanga nzasanga Elize. Mbese ugasanga buri umwe wese ari kuvuga uti uyu nanyanga nzasanga uriya. Mbese bose ugasanga umukobwa yanabakuruye amarangamutima, ugasanga abasore baguyemo. Rero ngewe ibyo sinemeranya nabyo, nyine vuga uti ngewe ngo nzajyana n'umukobwa ufite iyi mico. Iyi mico niyo mico mibi nabonye nkwiye kukubuza igihe uyisanganye umukobwa. Rimwe na rimwe ushobora kumusangana wenda anywa inzoga,
wenda ari kukubwira uti ngiye nzayiva, ariko ageze mu rugo niba yanywaga igicupa rimwe ahubwo ari kunywa kesi, kuko ibyo yari akeneye ni umugabo, kuko yarakubwiye uramwumva. Rero igihe cyose ugiye gushaka cyangwa se gukundana n'umukobwa, jya ubanza ugenzura imico yawe kugira ngo uziyangize ubuzima bwawe cyangwa se uzahore urira mu buzima bwawe bwose. Genzura neza niba utakanze subscribe uyikande kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro. Iki kiganiro kikaba kize ku musozo, ariko ndagushimiye wowe wakurikiranye ino video kugeza irangiye. Ibuka gukanda subscribe gusa kandi ukande no ku nzogera.